Abantu mukunda filime Isereri ya Emirene, ubu noneho ndagira ngo tubetinge. Iyi filime wumva izagarukira nko kuri epi ya kangahe? Ese izarangira neza cyangwa nabi? Jya muri komenti wandike igihe wumva ishobora nko kuba izarangirira, uvuga ati wenda izarangira nko muri 2027 iki gihe iki n'iki, cyangwa se uvuga ati izamara nk'amezi aya n'aya ngaya, cyangwa se ugenda uvuga uti izagarukira kuri iyi episodi ngende ishuwa neza. Nuramuka ubikoze bro, njye nkabona ko ari byo, nkwemeye amafaranga 15,000. Wibuke ushyireho na nimero kandi iri muri momo cyangwa tigo cash. Ndagukunda cyane, komeza ukurikire ino filime. Ni filime ya danje, uri umuntu wa danje, ndagukunda nawe unkunda. Kora subscribe kugira tujye tubasha kubana no mu zindi video kandi ibintu birusheho kugenda neza. Urabizi ko nanjye ntabatenguha, nzajya mbakorera ibintu byiza. Ndabakunda cyane guys. Aba content creators by'umwihariko bari kuzamuka mbazaniye inkuru nziza. Wakibaza ngo ni iyihe nkuru? Noneho Renza bazaniye inkuru mbazaniye, ni inkuru yo gufashanya kugira ngo tubashe kugera kure. Niba ufite projet wifuza kumenyekanisha, wanyandikira muri comment ukabinsaba, cyangwa se ukanampamagara, nta kibazo nakwitaba, ukambwira ati Renzo ndi gushaka ko dukora ya gahunda tugafashanya. Gahunda rero imeze ute? Ndi kugira ngo ujye uzankunyurize kuri content nakoze, yuzeho projet yawe, ndetse nawe upromoting icyo kiganiro, ari nako wiyamamariza, ndetse unapromoting video zanjye. Dufashanye twese tubashe gutera imbere. Imana ikomeze ibandindire kandi ibane namwe. Ndabakunda cyane.